aye umuntu wiwe baragenda arayarya umugabo arangije arambwira ngo nguze umwaka nakuye mwako kabikawe ntubikate iryo jambo ryabo abanyarwanda barabyumvise umugabo wanjye yarabimbwiye arambwira nguze umwaka nakuye mwako kabikawe ngo akabika abanyarwanda ngo barambwiye ngo harakaba umuntu yinjiramo ngo agagakuramo umwaka ngo nawe akawe nagakuyemo umwaka mana yanjye ndamubwira nti mugabo kuva wabaho dore nahuye n'abagabo benshi ariko umbwiye ijambo ryiza ntigeze numva nuko wasubije niba baraha nabivuga nubwo aba yicaye aho impande yanjye umbwiye amagambo meza nigeze numva n'abandi bagabo bose n'abandi bose barantukaga nibakambwira nabi ariko umbwiye amagambo meza n'Imana iguha umugisha Paul rwose twavugana ko nanjye yarampamagaraga isaha ku yindi na saa 8 z'ijoro nagiye gushingirwa umutsi hano warahagaze kubera guhora tuvugana ni nacyo kintu cyansiteresheje tumaze gushingirwa asubiyeyo ntajya mpamagara nkabese ko wamenyereje kumpamagara kuki utampamagara nahise mpanga nafite 15,000 icyo gihe mbihereza dada namubwira ngo fata ibi 10,000 bitanu mbitegamo ngira ubavu ndakata njya buraseri yego ndagenda njya kwiyahura Rwanda ngo nagasuzuguro kanyu ngo muteye gute ngo ubu ngubu ngo reba ukuntu bunsuzuguye ngo nubwo bwiza bwose ari jye wabuguhaye ndamubwira none wagiye kunkunda utabona ndi mwiza yego niko nge namushubije nahindi hirya y'igitanda nawe ari hino ndamubwira nti wowe umbengukwa uri muri Amerika ukurira indege ukaza si ubwiza bwanjye koko sheri genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Urugendo Online TV Imana ibahe umugisha cyane aho mudukurikiye muherereye hose abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu muri ya ntara yacu ya gatandatu ariyo y'aba diaspora Imana igibaho umugisha cyane inshuti zacu ziri Burundi muri Amerika Australia mu mpande zose mujya mutwereka urukundo natwe turabakunda dukunda yuko mudukurikirana kandi ibyo dukora tubikora kubera muduha courage mutubwira muti mukomeze mukore natwe tugakora Imana ikabiduheramo umugisha wowe ugiye gufungura iki kiganiro ugiye kukireba Imana iguhe kumugisha cyane amazina yanjye ni Jerry tujye kubana muri iki kiganiro Imana yakoze ibyinshi binyuranye ku buzima bwacu hari ibyo yagiye turokora hari ibyo yagiye itutambutsa n'ubu tugarutse ku mashimwe hari ibyo yadutambukije hari n'ibyo twabonye byari kuduhitana ariko irabiturokora niyo mpamvu tuba twaje gushinga intahe cyangwa gutanga ubuhamya bw'ibyo yakoze ntabwo tuzakorwa n'isoni z'amateka yacu kuko nyine yaba yarabaye Imana ikayadukuramo ni muri urwo rwego rero tugiye gukomeza twumva ubuhamya bukarishye ariko nanone burimo amasomo menshi y'ubuzima wowe utameze neza rero nakwifuriza ngo umere neza wizere Imana nubwo ushobora kuba urwaje wagize ibyago bitandukanye wizere Imana kandi wizere yuko iza gukiza ibintu byose bizamera neza ndi kumwe umubyeyi afite ubuhamya bwagukora ku mutima niyo mpamvu nanjye namuzanye kugira ngo tuganire burya inkuru mbarirano iratuba ariko iyo wayiherewe na nyirayo ntabwo iba igitubye ukundi ndakwakiriye cyane mubyeyi yego turabishimiye Yesu ashimwe imbazwe wumve ikaze hano mu rugo ku Rugendo Online TV yego ndabyemera cyane kandi ndabemera namwe urakoze cyane reka dutangire twegereza Imana kugira ngo ibyo tugiye kuvuga dukuremo inyigisho kandi bizagirira umumaro umuntu uzareba iki kiganiro karibu dusengera Mana yacu Mana nziza turi imbere yawe Mana turi imbere y'ubwiza bwawe turagushimye kandi turakunezerewe uri Imana ishobora byose uri Imana igira neza uri Imana yumva gusenga uyu mwanya ubane natwe ibiganiro byose tugiye kuvugira aha Mwami Imana bibiganiro byiza kandi byejejwe nawe icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen uyu mubyeyi mushobora kuba atari ubwa mbere mu mubonye cyane cyane abantu bakurikiranira hafi binyura ku mbuga nkoranyambaga abakurikira inkuru zitandukanye zikunda kunyura kuri ibi bitangazamakuru bikorera kuri murandasi yitwa Mama Dada niko ku izina ry'umugisha yitwa Mama Dada hari ibyo mwamubonyeho hari ibyo mwamwumviseho ariko n'ubu yizi
kuko natwe impamvu twamuzanye ni ukugira ngo tumenye ukuri ku byo natwe twagiye tubona bicicikana. nguhaye ikaze, ibwira abadukurikiye bashobora kuba bakubonye hano bwa mbere. Ngewe nitwa Sauda Jeannette Yego. ariko nzwi ku izina rya Mama Dada. Nkaba rero nsengera mu itorero rya ADEPR ya Kimironko, Yego. paruwasi yacu ni Remera. Ni byiza rero. Yego. Twakwibwira ngo Mama Dada, hari inkuru zakomeje gutandukana twumva ku mbuga nkoranyambaga, Mama Dada, ariko uyu munsi twagira ngo tubijyemo neza, turebe Mama Dada, urugendo rwe rw'agakiza, amateka ye. Amateka ya Mama Dada, Mama Dada nabaye imfubyi mfite imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 muri 13, ariko muri ko kubaho muri iyo myaka iwacu bapfa, nta shuri ngewe nigeze nkandagiramo. Ntabwo nigeze niga, nabayeho mu buzima bubi butanyoroheye. Ngeze imyaka 13 rero umukobwa nkuri iwacu hari Karongi, anzana i Kigali ngo anzanye mu kazi. Anzanye mu kazi nsanga akora umwuga w'uburaya. Ntabwo wari ubizi ajya ntabwo nari nzi ko ari byo akora, nyine umva n'ubwa mbere nari nje i Kigali. Mpita ninjira uburaya gutyo, ninjirira umwuga w'uburaya hariya mu Migina, mba mbyariyemo abana 8. Yego. Maze kubyariramo abana 8, ariko ubwo mbere y'uko mbyara abo bana 8, nwita inda ya 8 nagiye kuraguza ahantu ku mupfumu za Byumba. Ubwo winjiye muri Kigali ufite imyaka ingahe? 13. Yego. Byara mfite 15. Imfura yawe wayibyaye ufite 15? Yego. Nuko noneho ubwo naje kujya kuraguza ku mupfumu, arambwira ati atumva ati ngewe reka nkubwire, mbonye hari Imana uzakorera ariko atari yo mu bacu, sohokera ahangaha ugende. Yarabibonye Satani burya nawe arereka. Arerekwa, abapfumu barareba. Avuga ati wowe ntago nagushobora. Yarambwira ati nta kintu gukora, ngo niwe uhagarariye abapfumu bose bo mu Rwanda, nyine uwo nguwo. Yego. Nuko n'ubu aracyariho kandi umukecuru w'imyaka hafi nk'150. Nuko ndataha ngiye nibwira ngo wenda nzaba umupfumu, niko natashye nibwira. Ninde wari wakujyanyeyo? Wahamenye utaho hantu? Nari mazi nyine twarabwiranaga uko twabaga turi mu kazi. Yego. Twarabwiranaga. Yego. Muri kare akazi k'abantu bo ku muhanda hari ukuntu bajya bavuga ngo hari agati bakenyeraho kugira ngo mwagera abakiriya benshi. Bijya bibaho nawe nicyo cyari kikujyanye? Bijya bibaho, barabikenyeraga, ariko jewe namye ngira igikundiro ku bagabo. Jewe nahoze ngira igikundiro kuva kera. N'ubu uri kukureba abona kuri iki mu mukiza. Kandi ndashaje pe. Ndashaje, ngize imbyaro 9, ndashaje. Yego. Nuko noneho ubwo igihe cyaje kugera rero, njya ahantu mu kabari kunywa, tugiye kunywa. Nuko noneho ubwo uwo mupfumu ko yakambwiye ngo abonye hari Imana nzakorera ariko itari yo mu babo. Ngewe naratashye ndaryama, mu gitondo njya kunywa, ndasinda, nakundaga inzoga cyane. Yego. Noneho umugabo agiye kwishyura rogi ngo turyame, numva ijwi rirampamagaye rirambwira ngo yewe Sauda we, ngo agakiza ubona mwubura karuta ko mu itorero ryanjye nakaye. Gutyo. Ndamvuga ngo ninde uri kumvugisha? Ndatangira ndihumura, inzoga zinshiramo. Arambwira ati ndi Uwiteka Imana yawe, ndakubwiye ngo reka ibyo urimo ukizwe uve mu byo urimo, nakurinze sida nturutabazi bose. Yego. Ngo kuko nagiye rero, ngeze mu rugo nkiryama, mbona marayika araje amagarara imbere, ampereza kunyigisha gusoma, binyigishije bukeye. Ahubwo yaraje amagara, ubwo sinzi no gusoma muri iryo joro. Ubwo marayika aranzanze arambwira ngo nagufashe gutya mu biganza byanjye nawe uzakumva uvunuramo. Ngo kuva uyu munsi ngo nagufashe, ngo nusubira gusambana urapfa. Yego. Nabyutse mu gitondo nshaka umuntu tujyana gusenga, tujya gusenga kwa Masasu. Tuhageze umuhanuza nk'iki gihe araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo imyanda ya shitani yose Imana igukuyeho ikuremeye ubuzima bushya. Nashe nsanga ibintu byanjye byose abajura babyibye byose na supanete barayimanura. Ubwo ni bwa buhanuzi bwasohoye kuko ibya Satani bitwaye. Rwose nyiryama kuri sima aho ngaho n'abana, ngiye kumva numva mbona marayika nsanze aho na Bibiliya, ampereza ijambo riri muri Yesaya 50:7. Nono ari impaye ngo nsome, ndamubwira sinzi gusoma pe. Arambwira ati hasome, ndahasoma muri iryo joro, ndavuga kuko umwami Imana utarigeze ujya mu ishuri, nta n'ahandi iryo jambo wigeze uryumva. Reka kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Kuva uwo munsi arambwira tumenye gusoma, ubu nzi gusoma.
nzi kwandika message sinzi gufata ikaramu ariko message ndayikwandikira kuri telefone message urayandika ndayikwandikira ngo amakuru harimo abantu batajya bemera imbaraga z'Imana bavuga se umuntu utarageze mu ishuri Imana iramwigisha Imana ishobora byose ukamenya gusoma namenye gusoma kandi ikindi ndinda sida nibyo bintu byankomereje mu gakiza nkajya ngo nsubiye gusambana nahita ndwara sida no gusoma bigahita byigendera yego nshinyiririzamo reka turebe noneho muri babantu mwabanaga muri wa mwuga muri ka kazi kuri wa wundi wakujyanye se mwari mukibana byagenze yari yarapfuye yishwe na sida yari yaramaze gupfa yishwe na sida ngewe rero ndasigara yabanje no kuncuruza arancuruza sinenze guca amafaranga arancuruza aramenye guca amafaranga bitinze mbyaye nk'umwana wa mbere naye amafaranga menshi wakiriye muri uwo mwuga muri uwo mwuga atari umwuga mwiza kwakira menshi yo narayakiriye kenshi nkangahe ahagarariye ayandi yose yahagarariye ayandi yose nakiriye icyo gihe nakiriye nk'ibihumbi nk'ijana 200 nigeze no kwiba umuntu ibihumbi 300 umudirije wa korari y'ahantu muri ADPR nawe yaraje turararana ndayamwiba ndavuga nti ubwo ni ibyo imyenda yenda ndamubwira ati imyenda wambare cyangwa umbwira icyakuzanya hano niba hano ari kwa nyoko cyangwa kwasi yashakaga gutera amahane yashaka gutera amahane ubwo rero igihe cyarageze mbaho ngaho mpita ninjira mu ishuri ry'ubukene nize igice muri ADPR ubwo naje kubaza Imana ngo ese njye muri hetoro ngo muri ADPR muri ADPR no magambo bagira ntibazamvuga n'imyambarire yaho wumva ntibishoboka ariko sinanambaraga ibintu bigufi nakunda kwambara amapantaro yego noneho igihe cyaje kugera njya muri ADPR ninjiye mu rusengero bahisha amashakoshi bahisha ibintu byose bari bazi ko uyatwara cyangwa barakubonaga barambonaga bari banzi bati aburiye hanze none aje hano mu mwitege ubwo rero naratangiye ndasenga niga igice nasibiye igice 3 banga kumbatiza ngo ureko perezida w'indaya yaje abishaka ko naje no bari batarizera agakiza ko wahindutse pastor arigisha nge mitamaguruka ntera gutya ndashaka kwatura ndi gushya ndihana umuriro w'Imana waragutwika warantwika uriya mupastor arangiza ryari ngo nature koko ubona yatinze jya vugera ngo abantu baze kwa ninjye wagiye mbere njye imbere n'Imana imbabarira ubujura ubusinzi ubusambanyi kuva uwo munsi atagakiza gutyo ndasenga mpura n'ishuri ry'inzara nabaye mu bihuru nabaye mu mashyamba nabaye no muri wese z'abantu ntagira iyomba aho hose ugendana n'ababana banjye aho yababiri seri yarabatwaye harimo n'undi umwe umuntu yanyibye ari muto aramutwara ubwo nari mfite abana 6 nibo nari kugendana nabo yaramukwibye waje kumumenya se cyangwa na nubu ntabwo naramubonye umwana yaraje Imana shenge warabonanye tubonanye ejo bundi afite 18 yagiye afite 2 ufite ubuhamya bwinshi nuko noneho muri rya shuri ry'ubukene rero urumva ko hari ibyo waretse kubera Imana yabikubwiye muri iryo shuri ry'ubukene ubukene ntibwagukubita gukumva agatima karashyugumbwa gusubirayo uvuga ngo narasonzaga nasonza nakumva inzara inyishege nkahita ntekereza wabisubiramo none mara kubitekereza nkibuka ko yanyigishije gusoma nta rimbizi nkibuka ko yandinze sida ntayo nari ifite abantu bunahita nyandura nkikomeza yego nkomeza ubwo buzima nkomeza ubwo bukene naranabyaye inyenyeri ishuka kwa muganga ndabicamo kuko iyi si nkuru nagendereye cyane nuko igihe cyarageze rero njya gusenga ahantu nza kutura ahitwa Irusheshi njya gucumbikayo nabuze yomba none ncumbitse Irusheshi aho ngaho nza kujya mu ivugabutumwa Kabugavire ngiye Kabugavire mu ivugabutumwa umuhanuzi arahansanga w'umugabo arambwira ngo Imana irakugaburiye gukijije inzara yego iminwa nari ndi gushishura ibishishwa gutya nkajugunya inzara yaranyishe noneho arambwira ati Imana irakugaburiye ariko ibiryo byawe nta nubwo biri muri Rwanda biri muri Amerika ariko si uyu umusazi nari nemeye ibyavuze ariko kuva avuze Amerika biranze ibyo ntibigishoboka wakwibuka ko nibyo mu Rwanda utari kubibona ntari kubibona none se muri Amerika ninde muntu nzi yo uzangaburira koko arambwira ati umugabo wari muri Amerika Imana ishimwe ubwo ndabaze azambona ati nza kuza njya kuvuga ubutumwa bita muri paruwasi ya Ruyaga ubwo nasengeraga ku mudugudu wa Rusheshi icyo gihe yego nongeye kuri paruwasi ya Ruyaga bantumiye maze iminsi igera muri 5
ntazi ibiryo ukuntu bimeze atari ukwiyiriza ari ubukene abana birirwaga mu mijumbajumba y'abantu mu mirima mu njumbure abantu bashobora kukureba bakabona inzobe bakureba ikimama giteye imbabazi nuko wari ungana cyangwa hari iby'Imana yagiye hari ukuntu yagiye iteraho ibintu napimaga ibiro bingahe ko rafite ibiro 50 akayakora satiza tugira ukundi kuntu nawe yakugize ukundi kuntu yangize ukundi kuntu nawe mfite ibiro 58 gutyo yego noneho nza kugenda njya muri paruwasi ya Ruyaga uko mbwira ntanga ubuhamya nkishingikiriza inkingi y'urusengero kubera inzara numva ashaka no guhirima nkumva isereri abantu bakagira ngo ni umwuka wuje bakagira ngo ni umwuka hari ndi kuzura hari sinzi uko babibonaga hari simbizi nuko noneho ubwo igihe cyarageze yego mvuye aho kuri Ruyaga ngeze mu rugo umuntu ngo hari umudamu umwe umwuka w'Imana yari yasanze aramubwira ati yego ujya gucira uriya mu mama kiriya gitoki ukimuha kijyane yari yabibonye mu mwuka ko nta kintu ariko ngo yabibonye mu mwuka ko nta kintu ariko we ntiyanagica yihagararaho aranga abigisamba akajya bati yewe yakira gitoki nzakijyana ku isoko mbanemo agafaranga rwose ntayo birangirira aho ngaho rero ubwo ngubwo naramanutse ngeze ahantu mu rutoki ku bajepe ahantu hatuye abajepe bitambwira Imana nturacyagitoki mbwira Imana ngo Mana hari amakuru namenye ko umugabo wanjye ari muri Amerika ngo afite ibiryo byanjye muzanire rye ntararindi shaka nkeneye kurya no gutunga abana banjye bakabaho hanyuma akanzanira ibyo kurya ndataha ngeze mu rugo numva ndatonora cya gitoki ndagiteka birarangira cyagiye no gushyara amazi asigayemo abana bakijabaguye kubera n'inzara n'iki ngewe nanyweye amazi yacyo ninjiye mu cyumba numva ijwi rirambwiye ngo uzindukire seje mujye gusenga sejemu ubwo bwari gucya ari kuwa mbere ndavuga none se sejemu ubu hari yiki kweri ariko ndavuga se ndagezwayo n'iki ahubwo iteke ni niba ari we Mana ubivuze hari umukecuru w'umutanzaniya w'inshuti yanjye nyiniramo 2,000 nkabasha kujyayo ntindajyayo nuko ni ikimenyetso wasabye Imana ni ikimenyetso nasabye Imana ngiye muciyeho arambaza ngo ese ugiye ngewe ngiye ahantu bita Gikondo sejemu yego atese ubwo uragerayo nyine ntufite se 2 ati ndabifite ariko se uzabinyishyura ubikuye nawe mwana nzabikwishyura barabimpaye ndagenda ngeze Gikondo niho nasanze zaburi nshya ntayizi ntazi ngo zaburi nshya ikora cyangwa ibayeho gutyo wapi nuko Igikondo aho sejemu hari mu rusengero ku rusengero rwa sejemu ndayibona kuri ADP ndahabona none umugabo wari uhari uyu nguyu bamaze iminsi avuga ko arwaye ngo tisi yego sanga arayoboye arambwira tufite ubuhamya ndabizi ngiye kuguha iminota 15 nta kibazo Imana imworohereze abantu bakomeze kumusengera Imana imukize aracyarwaye Imana imworohereze pe nuko mu mwanya w'ubuhamya mbutangaho agace gato Perezida afataho agace gato sinarimbye ntago nenze n'ibyo ari byo nuko ubwo dusohotse umudamu we mbona araje ayisama igitenge ndavuga nti ndakigurisha nkuremo ibirayi by'abana nta kindi nakimaza rwose ndagenda njye muri babakire bose duturanye bakingurire nkiguriremo abana ibirayi ubwo ngisohoka nsanga hari umugabo Imana yabujije amahoro uri hanze uhagaze hanze arambwira ati jyewe nagiye gucyura umwana ku ishuri hariya Kigali Panenze none wanyerereje ngo nguhe 15,000 mba mbonye yo kwishyura umukecuru nuko naratashye rero nishyura umukecuru maze kwishyura umukecuru ahasigaye ndanahaha ndarya Perezida yohereza tsera nyakinomero ze anyaka inomero zanjye wari watanze ku buhamya yumva harimo akantu ati umuntu ko numva hafite ukuntu ndabwo ngira ngo zaburi nshya yadutse nibwo nkibona amacano ngewe yego byari bishyashya noneho ahita anyaka inomero ziwe zanjye ndazimuha ndataha mu gitondo ndi kwitegura ngo nigire kwa masasu kwisengera mbona telefone irampamagaye nifite ka telefone kavuyemo ubutushe yego nditaba nturinde ati
ati nge nitwa Ntaganzwa Plaisir nkorera ku kinyamakuru cyitwa Zaburi Nshya ngaho nibyo se bigitwa gwiki nibyo nago mbizi ati ni ikinyamakuru nyine ati bifite nk'amatacu urabibona ati byo bita YouTube nireka da nyine niba ubona we gusa bishobora kubwira abantu agakiza bagakizwa uzufati ati yego nibyo nshaka ati Imana se yakubwiye ko ubuhamya bwawe buzazenguruka isi yose ni ngewe nzajya mpaguruka n'indege nge kubivuga ati reka da ati nuko araza rero ciye kuri cya kinyamakuru ntanzeho ubuhamya bwakeye umuntu wo muri Canada mpamagara ngo witwa Francine niba ari muri Canada yarariye ko nabanye nomero ari agateranyo rimwe arambwira ati ngiye kuguha 100 giye baba nabaye umusaza ako kanya 100 umvise ari menshi 100 ati nuko barabimpaye undi nawe ahita ambwira ati tutega ujye mu mujyi wa Kigali baguhe telefone ndi kubona utari kuri WhatsApp nagiye nk'umusazi nuko wa mugabo nawe habonetseho umugabo abambonye kuri YouTube arambwira ati ndashaka kugufasha arakomeza aramfasha igihe kiranageranye muri hahandi narindi muri bya Rusheje ubuzima butangiye guhinduka burahinduka pe none n'abandi baranafasha abantu baramfasha rwose banyitaho ndibuka ko ari umukobwa wanyohereje amafaranga 500 bahita banabitwara ubona ajyanye ngo ajye kumbikurira kubera kudashobora kuzuza n'ikaramu muri banke noneho njyana umuntu ngo mfashe arayatwara arambesha ngo aracyari kuri telefone ngo byanze ngo ntago amasaha aragera sinarinzi byari araguheza burundu arameza ariko akomeza kuzaho ndagenda ngura intebe ngura televiziyo ngura igitanda ndiryoshya ngura ibiryo ngura umufuka w'umuceri naguze umufuka w'umuceri nanze kuwupfundura vuba kugira ngo njye nkomeza nkubone n'amavuta mu karitiro 5 n'umufuka w'amakara nk'abandi mubikoraho mujye kugura ibya 500 n'ibya 100 ibyo kokera ariko ntimumfundurire umufuka nuko ubwo rero igihe cyarageze wa mugabo aranyimura nimuka hahandi nza hariya mu Masizi abariho nza kuba kuko niho naruhiye cyane ndaza nkodesha inzu nziza rwose irimo toilette n'amazi imbere y'abantu babonye mba muri wese zabo bavuze ko wagiye kuzimu barabivuze baravanga ariko mama data yagiye kuze kwa kuri umugore baragiye wikuze ntimwaje tukajyana kandi banga ndize abandi bati yagiye ku bintu by'ibinyamakuru banza ari byo batireka ntago byamugeza hariya nuko ndacuruza mpangira botike ampangira inuza gahunda zose zo kubaho urumva urukundo rwarimo icyo gihe rushyushye aza kumbwira rero ati nza kumubaza ntese umugore ugira umugore umugore akora iki ubwo nacuruzaga icyayi n'amandazi n'amata arambwa umugore acuruza ibyayi n'amandazi n'amata nkagira ngo kuko muri Amerika bikorerwayo naho ninjye ari kubwira naho ubwo ngo Imana yaramusanze nawe ngo iramubwira umugore wawe ngo nuri igihe yarebaga ikiganiro cyanjye aho ari muri Amerika Imana nawe yaramusanze ntabwo yamwoherejeho umuhanuzi yishwe none ahubwo njye abahanuzi baraza cyane barabimbwira umuntu muri kuvugana muri Amerika umugabo niwe mugabo wawe mugiye kubana ibintu birashyuha rwose umugabo arabimbwira arambwira ati ngewe urumva twabana ni gukomana yanjye ese ubwo nabana mfite abana 8 koko nye numva ntashobokana n'umugabo ati rwose wareka tukagerageza kandi nawe wabera urugo yewe nubwo Imana impaye n'umunyamerika byaba ari agaciro gakomeye noneho impaye umugabo nkize kwitwa izina ry'uburaya ndamwemerera araza dukora ubukwe ariko ava muri Amerika ziti arahaguruka atega indege na mwarimu Kimironko yarambwiye ati niko umugabo wawe yaje ntiyaje none se bagiye kumutegera Uganda ko abagabo b'abanyamahanga bajya banga gasuzugwa ko ari igihe yavuga ngo wamusuzugwa yagiye kumutegera Uganda mugahuruka muhakeya ibintu ntimwari ntiwenshuka ngiye bisezerano ari herewe kuri mudugudu none fata inzira ngiye muri Uganda ntitwahita dukora ibintu byihuse ntago najyayo nigumira hano arindaza y'ururukika Kanombe nk'iki gihe njya kumutora Kanombe ku kibuga ugenda uyoboza sinarinze n'ibintu umuntu atwara ajya gutora umugabo cyangwa umushuti bati nindabyo kanyagwawe yego ko nindabyo nindazikura he ngatijya giporoso araziba zihari nacerewe njya gukoresha ururabyo rukoreshwa n'umudamu w'inshuti yanjye witwa Ntuza ni umudamu wa inshuti yanjye nyine nawe ntwaye mu modoka cyari byahumuye ndamwibagiye ngo muvuge ubwo araza Imana umugisha cyane nawe araza kubyibonera nkuko
uwo mudamu narukoresheje ko yumvise ko je ntazi ibyo ari byo njya kumutora sinanamuramukije nageze hariya mbonye ukuntu imodoka ye uvamo ikiza nikagusanga noneho ndaseka n'abandi bintu mbonye ikanombe ntibiranshekeje noneho umugabo angezeho ndamusuhuza bisaba mu kuboko muhana ururabyo bohereje abadiyakoni ngo baza kumfotora ngo barebe ko hari ibyaha mujyamo nidusomana bagutenge bamburaho intuza inenge nyuma barambwira bati dushaka umugabo wawe muze hano Kimironko kuri ADPR tubabwire tugiyeyo sanga bohereje ibyemezo byemeza ko ngo yari yarashingiwe n'abana ngo 16 ariko rero nakunze kugira ngo uze kunkuramo urukundo rwawe muntu ntago bijya bishoboka yo nikundiye nta yandi magambo bashaka kumva ngo umuntu ambwire ngo uzikuriya muntu kereka nkubonye neza nuko usanga abo kwitorero bakusanyije ibimenyetso bati ntago tubashingira umugabo bafite umugabo n'umuteka mutwe niba bakamvugira umugabo ndarira na wararira nuko birarangira banga kudushingira twashingiwe n'irindi torero turashingirwa birarangira naho dushingiwe kuko afite umugore w'abana 9 ngo nisezerano mu by'ukuri ariko sinabimenyeye yabaga muri Amerika nawe yaramujyanye bagezeho barashwana ariko bashwana babana mu nzu noneho we yampamagara nkabona ari ku gatanda ukuntu naho gatanda mabuko yaje kukansobanura ambwira ati kara gatanda uko twagiye nk'impunzi buriya hari ikinini umugore waryamanaho n'umwana yajya kuguhamagara kuri video call umugabo ahubwo akajya kuri kamwe gatanyereka ko aba mu nzu we barahamagaranaga kuri video call rwose twavugana ko nanjye yarampamagaraga isaha ku yindi na saa 8 z'ijoro nagiye gushingirwa umutse hano warahagaze kubera guhora tuvugana ni nacyo kintu cyasteresheje tumaze gushingirwa asubiyeyo ntajya mpamagara nkabese ko wamenyereje kumpamagara kuki utampamagara ngo mba ndi mu kazi mumaze kubonana twarashingiwe yarasubiyeyo none nkajya mumaze nise kubera iki cyagihe wampamagara kandi akazi wakoraga ko ari nako kako kuki utampamagara kuki byahindutse nyoberwa ibyari byo umugabo rero ibyangombwa byaraje gutyo baradusibiza gushingirwa ko dushingirwa n'andi macaca ariko sinigeze njya mu icaci nashingiriwe muri sare yo kuri Amani Kicukiro aho nari nakoreye ubukwe niho ba pasiteri baje kunsezeraniriza ariko mu murenge bwite najyanyeho ibyemezo by'uko ari ingaragu yakuye Uganda muri bene wabo b'abayobozi bamuhaye kandi ari umugabo by'ibicupuri niko sha turashingiwe birarangiye tugeze mu rugo ubwo mwabaye he mwabaye Kigali Karuruma turahaba wavuye Kimironko mujya gushaka inzu Karuruma yego Kimironko ntago nahabaye ngiye sanze yaramaze kumpa amafaranga nishyura Karuruma uwaze azajya kwa shangaze yaraye ijoro rimwe bucyajya Karuruma agura ibintu twaya tujya mu mujyi umwe agafatiye imodoka undiye tukajya twagura ibintu akabijyana nge nkataha mbwira Imana uzandinde gutanga avance mbere yuko nkora ubukwe Imana irabimbwira ambwira tuzabyirinde ibyo bintu koko ntabyo wakoze se ntabyo nukuri hari ikintu abadiaspora ngo barabikora hari ikintu kindi abadiaspora bakunda gukora tujya twakira ubuhamya bw'abantu benshi bakunda kubikora ngo akagusaba ngo wifotore umwoherereze biriya bintu byo kwifotora boherereza abagabo babo se hanze hoya ntabwo yigeze abinyaka niyo mpamvu wakomeje kumwizera nakomeje kumwizera ndavuga uyu muntu ni umukristo nuko noneho turabana turashingiwe tumarana amezi 3 twashingiwe ku itariki 20 z'ukwa 12 2019 agenda mu kwa gatatu kuri 15 hashize iminsi 3 amezi 3 covid yitikubitamo ubwo niwe wagiye icyo gihe ageze nayo aranayirwara nanjye ngo umuhansigira inda y'amezi 2 kuva natwite iyo nda kugeza ubu umugabo ntago ndongera kumubona imyaka ibaye hafi 5 igiye kuzura izuzura 5 mu kwa gatatu habaye ikise yaragiye nyine agerayo agezeyo noneho ubwo turabageni mukuru wanjye yaje kunsura mukuru wawe muvukana tuvukana ariko tudahuje papa aje kunsura amwaka nomero ninde watse undi nimero mukuru wanjye yatse umugabo wawe nimero ariko umugabo wanjye tukaba twitwashwanye dupfa isengeri yazanye amasengeri mashyashya nkabamenyereye ko hano umuntu abanza agafura imyenda mishya mbere yuko umuntu ayambara ndayafura yose ndayanika uko ari 12 nyanitse aravuga ati sengeri irihe ndayibura arantuka
arambwira ngo ngo abanyarwanda ngo n'agasuzuguro kanyu ngo muteye gute ngo ubu ngo reba ukuntu bunsuzuguye ngo nubwo bwiza bwose ari jye wabuguhaye ndamubwira none wagiye kunkunda utabona ndi mwiza yego niko njye namushubije naho ndi hirya y'igitanda nawe ari hino ndamubwira nti wowe umbengukwa uri muri Amerika ukurira indege ukaza si ubwiza bwanjye koko sheri we ngo uransuzugura ko mbona ibintu byahinduye isura ndamwihorera yego mva mu bukwe aho naringiye ubukwe yanga no kubujyamo twe tugiye kujyamo bwo kwa shangazi bwaye bwabaye bivuye ku isengeri nje nsanga icyumba yakidanangiye kandi uwo munsi mama nawe agiye kuza kudusura icyumba cyanyu muraramo aragifunga yifungira amagumamo ngiye nkomanze ati uje kumbaza iki atumpa ibiryo arahari hari muri umunange wo kwa mama wacu wahabaga arambwira ngo niwe mugore uri bumuhe ibiryo ngo njye nimuva imbere hari na wa mukuru wawe wundi mukuru wanjye we yatashye yagiye nuko ubwo rero hagati aho ngaho maze gukora ubukwe njyewe nagerageje uburyo bwose nzanye nshyira mukuru wanjye ibyo kurya ikabuga rugenda y'igitaka nkamuhamagara nti umugabo nsize aryamye gerageza uzamuke duhurire kabuga mu mujyi nguhereze ibintu nzanye wowe wihuta ugenda ujya gutekera abana njye nsubireyo nkongera ngasubira mu rugo namushyiriye ibyo kurya uwo mukuru wanjye niwe wanyinjiriye noneho ubwo ambere intambara yo mu rwego rwo hejuru bigenda bite rero twasize yarafashe nimero yafashe nomero yaje ngo kutwunga twashwanye iyo ibisengeri mama arara aho ngaho burakeye mu gitondo mama ati none umukwe wanjye ndamubona gute ubwo ni mama wacu ntabwo ari mama bwite urumva njyewe navuze hariya ko nabuze ababyeyi mfite 13 yego nuvuga ngo rero ari mama wacu mukuru wa mama niwe mama rero niwe nasigaranye noneho mama araza twe tuvuye mu mashyuza duhereza ibintu byose azaza kudusurisha tubizamura mu modoka wazazanye amafaranga yo kugura fanta no kudusura arangije umugabo asanga turi muri icyo kibazo nanga kubwe none ndavase mama wanga kumwereka ikibazo umuntu w'umushyitsi muri saro aravuga ngo none nese ndajya kurana mama mu cyumba cy'abashyitsi ndasanga abana se ubuse biragaragara umubwiza ukuri umwana mama nterega ubu ngubu twashwanye n'umugabo twapfuye isengeri ati reka bo nabazimu turamenye uramenye ati mu izina rya Yesu ati reka nuko reka rero bizagira gutya mama agiye kujya kugenda neza mpamagaye umusaza wanjye utuyiremera iryo joro ariko yaragubabarira aragufungura kubera ntabwo yigeze amfungura ahubwo aranyandikira message zo kunuka iyo menya ko abanyarwanda muri abagome gutyo ntese kuko nakoze iki ngo genda ngo wakicucu ngo ufite ubwenge buke ngo ibiki hazi cyumweru kimwe dushingiwe ubona umuntu atangiye guhinduka kuko ibintu birahindutse ze duhinduwe n'iki nuko umugabo rero ubwo na mama yarabyutse arakaraba aritegura tubuse koko ndajyana nabonye uyu mukwe wanjye yicara muri saro mama ararya wenyine undaza kugira gutya kubw'amahirwe mbona arasohotse agisuhuza mama barashwanyutse ararira ubwe ararira ari umugabo ndavuga nti noneho burya abagabo b'inkunguzi babaho none se ko nzi ko harira abantu b'abagore cyangwa babana uyu mugabo ari kurizwa n'iki ararira ngo mama ngo mbabarire rwose yuko ndavuga nti Imana yo mwijuru ni Imana ntabare da nuko nose hari ikintu kibi nagukoreye musaba imbabazi duhita tujya gusura marene yego tujyana na mama tumugeza hari aminijeste tumuhereza musaza wanjye uri biremera twe dukomeza tujya gusura marene birarangira igihe kiragera yurira indege asubira muri Amerika yego agisubira muri Amerika rero mukuru wanjye yari amaze gufata inomero yego turabyibuka aho rero mukuru wanjye yatangiriye atiki rero akamubwira turabizi buriya Sauda waramushatse ariko ntuzamushobora nkubwiza ukuri umugabo atese ateye guta turani ikirara cyo kuva kera kizwe umugabo agahindukira ati niko ati ngo ariko ngo ari ikirara kuva genda zinabikubwiye ko nabaye ikirara mfite 13 ntiyabonaga n'ubuhamya sajya kugukunda sinaho yakuboneye amakuru mashuri kumva kuri je utazi nayaye nkahera ubwo yamaga 300 byo guhaha gusa atarima yo kwishyura inzu yari 5 hakayohereza ari 450 batishyura inzu unahaye sha ndavuga ni Imana inkweyo y'igitutsi mpaye umugabo mwiza rwose nuko
ngahaha nkajya bukerera biganiriza mukuru wanjye ko ari yama mukuru wanjye aramuca intege aramubwira ati hano 100 rirahaha na 50 rirahaha rwose kucya gukorera ibintu nk'ibyo ati ubwo araguhisha ati yego ya mitima ye mibi bwa buraya bwe ntibwayigeze bumuvamo umugabo agaceceka nta mavoyise yambwiraga ahubwo yanyuriraga nk'umuntu ufite amakuru ariko ntazo yavanye yego bukeye mbona arapunguje yampaye 100 bukeye ampa 150 bukeye ko yampara birangana bwakajyamo 80 70 100 7 gutyo ati haha mba ndageze igihe cyo kubyara rero angurira imyenda y'umwana ibikoresho yarabiguze sindi bujya ngo muvomere mu kitoga imyenda yarayiguze ndumva imyenda yarahagaze ibikoresho byo mu nzu hari n'akabati ko gushyiramo ibyombo tutari twaguze byose yamwe n'imyenda y'umwana byahagaze miliyoni yarabigura rwose nuko ariko bakomeza kumwinjirira bikomeza kubibazo noneho ubwo igihe kiza kugera ubwo tuza kwimuka muri yanzu maze kubyara narabyaye nanabyara narengewe n'umudamu witwa Eva uri muri Amerika ni wagiye ambaza tese ubu wariye ko narabyaye mbyara bambaze ndongera ndanashwanyuka nsubira mu bitaro none uriya mugabo nawe ukongera kumubona cyane ntibikunde simubona yego rimwe na rimwe inzara ikandya ariko ikandya bitamuturutseho wenda byo kuvuga ngo yayinyicishije abishaka sinamenya gahunda zizo yari afite urumva ndabyara igihe kiragera mbonye ngiye kuzagwa kwa muganga mbwira umuganga ni haza umudamu arambwira ati reka nkugire inama atubuki bw'ubunyarwanda buravura igikomere bwibabwira ko ufite umudogo itera uzagukurikirana utahe ugura ubuki bw'ikinyarwanda buzagufasha nuko ndangije nditahira nshiramo ubuki inshuro 3 mba ndakize nkajya mpinda umushyitsi rimwe na rimwe inzara ikandya nta gikoma nabonye nta bisosi nabonye nta sombe kubera no kumutinya navuga ngo nimubwira ko nshonje ese ubambaje ngo igihe twari tutarabana wagaburirwaga nande ndamubwira ngo iki ngaceceka nkihagararaho mba muri ubwo buzima umugabo akomeza kuntuka nanatwita yaranutse kugeza ubwo numvise ubwenge bwanjye butaka yanuka nkarira narira abana bakamfata amavoyisi naza kuyabonamo nkayohereza mukuru wanjye nireba ukuntu umugabo yanutse ubu naze nkamugana uzi ko urugo ntari nzi ko rumera gutya iyo nza kumenya ko urugo rumeze rutya ninjye simba narashatse ibyo agahita bimubwira ngo harya ngo utaza kumenya ko urugo rugoye ngo batararujemo nkibaza simisane natekereza mukuru wanjye nkavuga ngo sibi yabikuye ko ariko natekereje kuko nkumva sinibuka ko nabibwiye mukuru wanjye nuko watekerezaga ko ashobora kukwinjira bikanumvaga bitashoboka yanezezwa nuko Imana inkoreye igitangaza cyane ko nanjye namutumyeho president ndamwa president surira mukuru wanjye ahantu ari amerewe nabi mukuru wanjye rwose afite inzara mukuru wanjye afite ibibazo yari umusiramu ariko ari kwemera no gukizwa barusure mukuru wanjye amusure pfiriya nabakamana bagiyeho bakiriya Filmagisi TV bagiyeyo baramusura bagira gute nyanashingiwe ntuza president musanga hari aho narindi nawe aramusura yego muri kwa kumusura rero ngo mu buhamya bwe yatangaga habonekamo umusaza wo muri Suwede uza kumushaka ambwiye ati mfite ubukwe ye baba narishimye nkajya mvana Imana uhabwa icyubahiro abana bo ababyeyi twese dushubirijwe rimwe koko ati ubu ngubu hari umusaza uri kunshaka ushaka ko dukora ubukwe ntamena Imana ishimwe hamwe nubwo bimbwira akananteranya n'umugabo ese ubwo yabikoreraga iki ntabwo nzi ikintu yabikoreraga ntabwo ngiye nari inkizi nuko kandi ngiye nkamumenera amabanga yiwanjye yose ntazi yuko numva nyine ari kubwira mwene mama ni nawe mukuru noneho nkanavuga ngo tugera naho tuganira turavuga ngo ubonye umugabo nanjye mbonye undi ngiye kubyara uzaza kumpemba nawe nubyara nzaza kuguhemba ubu niko tugiye kujya tubigenza turabipanga kandi gupanga n'utanyitayeho igihe kimwe mwana wanjye nabuze mubonye mukuru wanjye haza nk'inteko ije gukamera ibiri buhabere byose abisunikira umugabo noneho ko bari bamburanyije barabeshya ngo umwana si uwanjye ngo n'uwanjye ariko namubyaranye n'umugabo wa mugore wamwibye mpamagara isi umubyara ndamubwira nti ngewe ndagushaka ejo kwa gatandatu uzaba uri hano neri bazamuzana uze uhamye ko umwana twamubyaranye
aje umugore aramufotora amuga ngo dore umugabo we ngo undi se wa mwana nawe ngo nguye arahari ngo reba ariko ukuntu ari kumuhereza ibiryo ko naruye ibiryo kuntu uza kuri bifone ashaka akantu kabateranye none ndamuhereza nyimuhereza baramfotoye cyangwa ari gufotora ibitangaza byabereho ko bari gufotora ibimenyetso ashyira umugabo ari gufotora ibimenyetso ahereza umugabo umugabo byose arabinsunikira ati dore ibyabereye aho byose wimakanira abagabo bawe baje aho ngaho simbishaka sinshaka umucyaha mu rugo rwanjye ng'umugabo yamuganire guriya yaraje kureba umwana we nta n'ikindi gitangaza cyari kirimo urumva nuko nguma aho ngaho mu bwo buzima mbugumyemo igihe kiragera na ya nzu kuyishyura biranga nza kwimukira ahitwa Igasanze Igasanze mukuru wanjye aranyigomba atakajya haza cyane haza ariko nkabonera fotora agiye nkayoberwa ibimenyetso asaba kumba ariko rivuga ati dore ahantu yagiye dore aho yagiye bikiri bike arangije umwana wanjye afatwa n'umubiri aratonyoka ahantu hose aratonyoka ubwo nahise mfata umwana mujyana i Karongi kumuvuzayo ngiye kumuvuzayo iwabo ababyeyi nibo bampaye amafaranga 100,000 byo kuvuza umwana hamwe n'undi mudamu wari uri muri Amerika nawe wamfashije abonye umwana uko yabaye tuvuza umwana arakira noneho uriya mugabo ngo hamagara mukuru wanjye aramubwira ngo ese ngo wagiye kundebera umwana ngo i Karongi ngo aho ari ngo ukareba uko ameze ngo ko we wabuze imiti ya Kinyarwanda mukara ko mwavuza uwo mwana mukuru wanjye ngo aramubwira ngo umugore wawe ntago njya mvugana nawe noneho abimbwiye umugabo ati mukuru wawe sinzongera kuvugana nawe hejuru y'ubugoma afite ati wabona nawe wangiriye umwana gutyo namubwira nti rero nishane ntago ari byo nyine mukuru wanjye dufitanye utubazo dukeya ariko tutatuma taza kureba umwana kuva ni icyo gihe cyose wari utaramenya nyirabayazana ambwiye ngo yamuhamagaye ndavuga nti nubu yabonye nomero ye nubwo nyine bagiye ntiburya kumbi ntiharya ni Mariyamu yagiraga inomero ya mugabo bihera ubwo namubwira nti ngiye gusenga agahita amubwira ati ntabwo agiye gusenga agiye mu buraya gusa yarabukize mba muri ubwo buzima bubabaje gutyo mba muri ibyo ibibazo biranyica ibitutsi bya buri munsi kugeza ubwo umugabo yambwiye yuko yaje gufata ibihumbi 30 by'idolari abihereza umuntu w'iwabo muri Kongo abimuhaye umuntu w'iwabo aragenda arayarya umugabo arangije arambwira ngo nguze umwaka nakuye mwako kabikawe ntubikate iryo jambo ryabo abanyarwanda barabyumvise umugabo wanjye yarabimbwiye arambwira nguze umwaka nakuye mwako kabikawe ngo akabika abanyarwanda ngo barambwiye ngo harakaba umuntu yinjiramo ngo agagakuramo umwaka ngo nawe akawe nagakuyemo umwaka ndamubwira nti mugabo kuva wabaho dore nahuye n'abagabo benshi ariko umbwiye ijambo ryiza ntigeze numva nuko wasubije niba baraha nabivuga nubwo aba yicaye aho impande yanjye umbwiye amagambo meza nigeze numva nabandi bagabo bose nabandi bose barantukaga nibakambwira nabi ariko umbwiye amagambo meza n'Imana iguha umugisha ngo none ngo utarakabi ngo utari inzoga y'inteme ngo umeze nk'inzoga y'inteme ngo yabuze kinywa namugana ukuri urakoze Imana iguha umugisha ntuzi ikintu ngiye gukora ati ngiye kugusengera Imana igukuraho uwo mwaka nyimara kugukuraho uwo mwaka ahasigaye ugira amafaranga ukiza n'uwo mwaka wo mu kabikanje ayiwe nahise ndyama nkurura ubuzima bwanjye bwose nkurura ibibazo nagiye ngira kuva ntwita uwo mwana nuka kugeza ubwo yambwiye ngo mwebwe mumeze nk'imbwa zitagira abahigi ngo ikindi cya kabiri ngo mwebwe ngo ariko ubundi ngata umuntu yataye ngo ndakayitora buri mu maririki ari uko avuga ankomeretsa buri munsi ibyo bintu byose naje kwicara nkurura ubuzima bwanjye nkurura ubupfubyi bwanjye nawe kuki ntajya ntunganirwa n'ukubera iki kuki ntajya ngira umugisha ntajya ngira amahoro n'ukubera iki iyi mpamvu iturutse kuki nararyamye ndatekereza numva umutima urambwiye ngo ubwo ubundi wagiye kwiyahura ngo ubundi uyu gutandukana nawe bizava Satani arakongorera arakugira aransura mu icyo gitanda aho ryamye akugira inama pe arambwira ati jya kwiyahura abana ntibazabura kirengera bene abo bazaze babafata waramwumviye naramwumviye ariko muri icyo gihe dushyingirwa areba abana banjye gutyo bacaracara uko bajya bamunyuraho gutya arambwira ngo ariko ngo barabana ntabwo ari abatutsi mama da uko nyine uko ndivuze nise ndabeshya ndabeshyera umuntu uzanabibona ndamubwantiye ngo bano ngo basa ngo baduciyeho batwica muri Kongo ngo baratumaze ngo none wowe ngo sha aragenda
ubwo yabimbwiye akiri inaha mu Rwanda ubwo rero akomeza kunkomeretsa gutyo ubwo umutima urambwira ngo ujya kwiyahura ntangiye gupanga uko ngomba kujya mu Kivu napanze iki Rubavu kujya kwiyahura i Rubavu uratega ndatega ajya guhaguruka mu rugo asubiye Amerika yansigiye 15,000 by'amanyarwanda impaye inote 3 za 5 pe andi yaranayajyana ngo ayata mu ndege ngo yabonye ngo agiye kuyasubiza Amerika abona ntacyo azamumarira ayata mu ndege akanabikubwira arabimbwira ati amafaranga ubu ngewe nari mfite Uganda y'amanyarwanda ngiye kuyata mu ndege ati harya buriya bari abaparanto bo ku kibuga ntawe wayahara ntisimbizi kugira ngo akubabaze nyine ambabarizamo nuko nahise mpanga nafite 15,000 icyo gihe mbihereza dada namubwira ngo fata ibi 10,000 5 mbitegamo ngira Rubavu ndakata njya Buraseri yego ndagenda njya kwiyahura ngeze Buraseri nkandagira mu Kivu gutya nshyiramo ibirenge byanjye igihe bikandagizamo gutyo uwitwa Fifi w'Igisenyi yarapfuye mu minsi ishize Imana imwakire ni umubyeyi mwiza Fifi numva arampamagaye ari nkano ngo ntabwo uri mama dada nabonye kuri YouTube ndamukebuka ni njyewe ati bati mama dada tuva muri icyo kivudo ati nabura mutundi uri guturuka iri ati nugukubita urahita ukuraho ukujyane ku mutima ntibaruje wihuta ukandaha ukantwara bigezeho mvamo ngagenda ndamuramutsa yarazanye n'umufiyanse we ngo baje kwiyacira kuri Buraseri yego disi yamana izakiza umuntu tabura inzira ahita ambwira ati mama da koko gukandagira mu kivo cy'umukara kuriya kitagira intazo ukandagira ubura bitewe n'iki ndamubwira ati ngewe nimfite ibibazo mba naturitse ndarira ndiza arambwira ati ni ikihe kibazo ufite ndamutekerereza ibyabaye atoje tujye mu rugo anyokeshereza ifi ntangiye kuyihekenya nibuka bimwe byambayeho ndabicira ntabyo nshaka ahita anjyana iwe ndaryama nicara ku mukeka w'imbere y'igitanda ndarira niho amarira yashiriye yose urabona ari kurira yose yarangiriye i Rubavu mama dadi mani ikomeze imuheruhuko ridashira nukuri mama ntuza Fifi Fifi ndakomeza nguma aho ngaho icyumweru kigeze mbona hamagaye video call ayihamagaye muhereza Fifi aramubwira ati wowe rafiki yangu bite habari zako aramuvugisha arangira aramubwira ati ariko ababaje mu madada ati reka nkubwire wakoze ikintu kitari cyiza mu madada yarababajwe kuva avutse urabizi ko ari umwana w'imfubyi utagira hepfo na ruguru sinzi ikintu cyatumye babaza mu madada kugeza ubwo mubwira ari amagambo aravuga ngo rwose ambabareye ngo ni shitani ngo yangendereye ngo ibiki n'ibiki ampa 100,000 amagabo utahe ngo usanga abana ariko wavuga arabyohereza yego ndataha ngeze mu rugo mbibwira abana ntuzi ko nari nagiye kwiyahura kubera aya magambo dadi yambwiye ngo nibyo namwitaga dadi ngewe uko mwita nuko ndaza ndaryama buracya mu gitondo twirirwa gutyo burakomeje burakeye bamwirukanye mu kazi abararwaye ajya mu aho ari muri Amerika aho ari muri Amerika ndamusengera ndakoboroboza akazi arongera arakabona yanga kwishyura inzu y'abandi bayitwirukanamo ariko mu kutwirukana uwo mugabo Yotamu Imana imuha umugisha no w'imuhanga niho atuye ni umudivantiste mwiza ndamutangira ubuhamya n'abadivantiste bazamwumva uwo Yotamu ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza mukubwire Yotamu aratwihanganira amezi aba hafi 5 turi mu nzu iyi kandi azi ko mfite umugabo muri Amerika akambwira ati ese koko habaye ikihe kibazo posting umugabo nyine ifoto ye ya kera ari mu bitaro ndayipostinga kugira ngo abone ko arwaye wenda tubabarire nuko aratureka pe no kudusezera turagenda nyine ducaho turigendera tujya ahandi umugabo akomeza kuntuka ejo bundi rero nababajwe n'iki kuva muri iyo myaka ine yose twubatse ejo bundi noneho yambabarije umutima cyane yabigenje aterera mama rero arapfa mama wawe mama wacu uwo nguwo aza gupfa apfuye mpita mubwira nti yewe ati ndarira nyine babimbwiye nko mu masaha 4 z'ijoro ndamubwira nti sheri nuzi ko mama yapfuye ngo mama yapfuye se ngo uri kubimbwira ngo muzure niko yanshubije yewe mitana amarira anashira ndavuga n'umugabo arampamije
ngo uri kumbwira ko nyoko yapfuye ngo muzure numva arambaza numva umutima arawubagaguye neza uhinduye inyama ndavuga si umugabo koko apfushije umubyeyi niko namubwira nangera oya ntigiye nawe umushizeho isoni zirenze urugero yego aza kumbwira ngo wowe ngo uri ikinyahamwe ngo kirirwa cicaye gitegereje ibyo kirya kitakoreye na nyina risubiramo na nyina nawe arantuka nawe yohereza voice ari kuntuka ko ndi ikinyahamwe ndi ikigore cy'ikigoryi kirirwa mbese cyamenyere gucuruza inyo yacyo kitakwitunga ngo bikunde umva nawe umuryango nari ngiyemo hangane arantuka nyina arantuka ambwira amagambo mabi ariko ayambwira kuri voice atazi ko voice iri buzi kangeraho umugabo yohereza narahimbye nomero yanjye nyihinduramo Marene wanje none nkajya muvuga ngo ndi naka agahita avuga ngo ngumva iyo voice ngo na nyirabukwe ngo uko avuze ngo ariko mbabarire ngo ntuyihe umugore ngo ntuyihure ya mugore ngo byaba ari ibibazo kandi ari njye yihaye umugabo ndamucukumbura mujya mu mizi mwusa ku hejuru menya amakuru ye menya ko yatwicishije inzara iragenda akadukodeshereza igipangu cy'ibihumbi 200 uri kubyumva yankodeshereza igipangu cy'ibihumbi 200 ntaduha yo kurya kandi azi ko ntakora abizi ko ntakora akambwira ngo ntukora ngo uri ikigore cy'ikigoryi ngo cy'icucu ngo kikinya hamwe ngo cicara hamwe ngo bakakigaburaho cicaye nk'ari urumuga arantuka none ndamugana nkajya mugese wampaye amafaranga ngakora igihe kimwe bapangana nyina bampa 5,000 byo gucuruza agataro ndagacuruza imuhanga ncuruza inyanya ncuruza agataro nkajyana nakikorera gutya nkifotora nkamwereka ndi kugenda mu mujyi wose nikoreye agataro ibyo nibyo narakikorera akabasi k'inyanya ibyo nibyo byamunezezaga no buke bakamfata polisi dasozi kamfata bati niko wa mugore ubundi bite byawe kuki ucuruza agatarungana gutyo ibintu birakomera mbese mva nkafatwa buri munsi ndavana ibintu mbivuyemo reka niyicarire arambwira tumva ibyo bintu bireka icara ndicara ariko inyuro za buri munsi ko ntakora inyuro za buri munsi baza kutwiba rero baratwiba ibintu byose barabitwara na costume yari mu rugo barayijyana baradusinziriza baratwiba koko arangije arambwira ngo umunsi ngo umuntu ngo azamumagara akambwira uko igitsina cyawe gisa ngo niho munsi nzakugurira umwenda ndamubwira koko ati ndavuga nti ubungubu kuri iyi saha hejuru urupangu ndimo nta nuwo nasaba umwenda ngo awume ubwo mukuru wanjye yaje gukora ubukwe ndabutaha na wa muntu ndabutaha invitation yoherereza umugabo arambwira atese ko mukuru ari kumpa invitation wowe urayifite ntireka atampaye invitation ampa 50,000 ati genda umutwerere ndagenda ndamutwerera ndanabutaha banga kumutwikura agenda namutwikurura mutwikurura bati waruri kugira ngo uzureba aho turi yego mana yanjye umutima afite akajya ngo nawe ni ufite kuko ngo nanjye no mfite yoshye umukobwa utazanapfa ngo na shitani mwacire na shitani umenya atazamwemera witwa Suma aranuka umukobwa aranuka nyihanaguriza ngeze mu rugo wambwa akazi we y'umugore waje ucucuwe ikigoryi gusa aranuka umukobwa aranuka nyihanagura ndavuga uyu mukobwa yatumwe na nyinara fata bya message byose umukobwa wampaye mbiha nyina ntinyumvira Suma ari kuntuka ndikurira ngo ngiye ngura mwana yarananiye ngo nanjye ngo nese namukoraho iki koko urumva nta kintu wabaza umwana wawe uhangara nyina waba akamutuka ngo nta na kimwe naho niwe wamwoheje abafashe muri umuna wacu wo kwa mama wacu wari uhari abaramutwaye nari maranye nawe imyaka 4 yaje afite uruhinja rw'ukwezi umwana barinjye umwigisha kurya umwana hagendera mu rugo agira gute ajya kuri YouTube avuga ko uwo mwana we ngo namukubitaga buri munsi umwana we namukubitaga buri munsi ndava ribu iraza kunshaka mwoka byaramo seribu niza kumfata nzizo uyu mwana ntanakozeho umwana namukubitaga ngo umwana ngo namwimye imyambaro ngo yambikwa n'abandi ngo nawe ubwe sinigeze mwambika yakuye ibikapu bigeze mu 8 by'imyenda mu rugo namuguriye kandi aza mu rugo nta mwenda yarahazanye
nagiye kumukura Karongi ngiye gutanga invitation ndebye uko yabaye ndamuzana abonye amaze kugira amabuna atigita uwo munsi aramushuka aramutwara ubu nawe ni yari dore ni hirya utagira ngo ari nakure sha ndakubitika ndavuga ko abavandimwe niki ngira ngo umugabo wanjye wenda zanabicikaho anavuga ati abo bantu nabagome banyangira umugore ahubwo inshuti yabo magara ngira ngo hari barenda no kumushingira uko mbona bimeze kuko n'ubu ngubu n'uyu mwanya nicaye kuri mikoro hari voice anyoherereje mukuru wanjye amubwiye none aravuga ngo nari narabikubwiye kutazatinda kubona uriya mugore dore iri hano newe naratinze ubu tuvugana irimo hano dore uriya mudamu uriya wikanze itukura yayumvirije arambwira ati none iri ni ishyano ngo nari narakubwiye ko uriya atari umuntu ngo uriya azagusaba imbabazi nanjye azinsabe uwo mukuru wanjye ingeso ye niyo gusenya amago y'abantu n'ubu umusaza afiteho muri Suwede bashingiwe nawe yarataye umugore we muri Suwede aza gushakana n'uriya n'ubu ndumva ngo arenda ngo kumusanga namusanga ariko si umugore mwiza nta nico bizamugezaho kuba siza nsengeye urugo ngiye musaba imbabazi hejuru y'urugo rwanjye ashenye gutya yego none muri kwa rusambura gutyo nge nasenze Imana mfata amashengesho y'iminsi 5 mvuye i Karongi ndaza mfata amashengesho y'iminsi 5 rwose ntarya ntanywa ndasenga ndavana Imana ndi Karongi Imana ikoresha uriya mugabo anyohereza 300 arangije arambwira ati nibeshya amafaranga ntabwo akagombye kuba yakugezeho Imana ibirebaye mu ijuru ndababaye kuba amafaranga nari we nayahaye ndamubwiye se iyo uhaye umugore wawe urababara nawe kumbi ni Imana yagira ngo idutabare kuko icyo gipangu kindi bari baje kutwirukanamo barambwira bati wari kutwishyura kuri 12 none wigiriye mu byawe mbwira nyirinzu ntinapfushije mama ngo ntago ndi bubwire banke ko wapfushije nyoko ngira na bya bisongo by'umugabo ari kuminjiriramo ndangije anshira Burakariste nimutse adahari none muri iyo minsi umwana wanjye umwe mu babanaga na se babiri hari wari isari yarirukanya twaririnda ku musozi umuntu aramumagara tuzi ko umwana wawe watwite inda nkuru y'amezi 7 kandi ari ku musozi abana kintu nakora ntabwiye umugabo bibwiye umugabo rwose abyakirana neza atemuzane icyo uriye nawe ukirya muzanye kuva uwo munsi hari mu kwezi kwa gatanu kwenda kurangira nta faranga rya nongeye kubona ryitwa guhaha kurya kugira gute arabifunga ya masengesho rero ya mashengesho nasenze narayasenze y'iminsi 5 maze kuyasenga mbwira Imana nti amashengesho ndi gusenga ndashaka unsobanura umugabo twashakanye kandi nanjye reka mbihurize rimwe ubisubirize rimwe kandi abahanuza imbere barirukaga bavuga ko guhaye umugabo yego umugabo hoza amarira ubu nanjye nicyo nshaka kumva umugabo hoza amarira abwira umugore akabike umugabo hoza amarira avuga ko twebwe turi imbwa zitagira abahigi umugabo uzanywe n'Imana avuga ko yakugaburiye igihe yaguhaye ibiryo akubwira ati njye ukugize ibyo bintu bibaho ubihuza ute n'ubwo buhanuzi rero bishoboka uwo muhanuzi nyine yaratubeshye urumva birangira rero umugabo aducecekanya dushyira Burakariste ya mafaranga nyashakamo inzu ndimuka ndagenda ndimuka nkiri kwimuka gutyo tuzamuka umwana wanjye afatwa n'inda fashwe n'inda ntibuse ko namaze kwishyura inzu wa mwana we urajya kwa muganga gute nisubira hari epfo mu gishanga cya Kabgayi uburu kugenda ujya kwa muganga muka umwana hadusanga yaje ku cyumweru yarabyaye haza mu rugo agera aho ngaho ngira amahirwe mbona ntibanaduciye menshi sinzi umuntu wagize gutya nyohereza amafaranga ati ngurira uwo mwana igikoma bari yo ndiha kwa muganga arataha nuko noneho kwa gusenga amashengesho y'iminsi 5 rero mva icyavuye yego nasenze mbwira Imana ngo mbabarira umbwira uyu mugabo ko icyari cyo mu buzima bwanjye iguhishurire umishurire uyu mugabo tera yaradufunze kuri phone umbabarira agaruka kuri telefone niba ari uwanjye ambwira amagambo meza niba atari uwanjye azantuka yaje abaza umwana ngo nyoko yarapfuye uko nyene umwana amubwira ati we mama ariho ati washaka ko apfa dadi ngo nashaka ngo agomba gupfa kuko ntacyo amaze kimenyetso barakibonye mba ndakibonye nabasuba icyo nkibaza Imana ni igiki namwe se kuki ushaka ko mpfa mugabo ngo ibirinya hamwe nkamwe ngo ibintu bitunzwa no kurya imitsi y'abantu ngo by'ibigoryi gusa ngo bitagira ubwenge ngo shango nzarebe ngo herezo ryanyu ngo nzarebe kuza dada aramubwira umukobwa wanjye witwa dada aramubwira ati dadi twakubahaga twumva guri papa baramukundaga n'ubu kandi n'ubu ngo bambwira ngo mango koko bura dadi pengo birarangira ngo tuzongera kubona dadi nuko
ngo data aramubwira ati ntutazanterera mu mastroke agapfa tukamubura kuko wowe ufite umuryango. Muri kiriya gihe namaze gusenga amashengesho niho numvise umutima umbwiye ngo hamagara Uganda umuntu n'uyu w'iwabo mu muryango umubaze neza uriya mugabo. Ndamuhamagara mwana mbabara umusobanurire amakuru ya kwihangana neza. Numubwira ati kwihangana rero amakuru ushaka kumenya tukugayeho na n'ubu nuko wamushatse afite undi mugore. Bafite umugore bafitanye imbyaro 9 bafitanye inyandiko z'ubushyingirwe. Koko ati buri umureba afite abuzukuru 11. Tubwo se koko nkawe ubu ngubu uri kumbwira ngo uri muntu afite abana 16 yashatse abagore 8 uwa 9. Natubwo se koko mu byukuri urumva uri ikihe gitangaza. Ndavuga yewe nanjye koko ndumva ntaricyo. Numva umutima utangiye kumbwira ngo rekura umugabo w'abandi wumve kutakigira umugabo we. Ko umugabo w'abandi asanga umugore we n'abana be yabajyama ashaka abandi biramureba nta kundi. Numva ijwi rambwa ati ifata indi simukadi winjirira umugabo wawe wumva wari we neza noneho. Ndamwinjirira neza ambwira amagambo yose amabanga ye yose ambwira ko n'umugore uri kabuga ngo amabuno ngo burungushu yagenda yigira atya ngo tuyi kabuga ngo bashaka kubana. Ubwo ngo ari kubibwira nde ngo Marene yari njye abwira. Birarangira umugabo agenda. Ubwo ya mugabo ko yakambazaga ngo abana ngo ntabashaka nzabahereza imiryango yabo yakomeje kubimbwira. Arambwira ati dusezerana mu murenge abo bana bawe twe duhagararanye ni hoya. None se abana ati ngiye nkubwire ko abo bana ntabashaka aho ngaho. Yahise abimana ishuri abo yarihiraga dada na Neri uko yakabari yahise abihagarika. Yongeye kubarihira ishuri yarabihoreye. Nuko twigumira mu ubwo ubuzima bwanjye nkomeza kubukarangirwamo gutyo na n'ubu ku buryo naho ndubuye umwanya n'ubu nyirinzu wakumva mbwiye ati sohoka. Yego abagira umutima wo gufasha wenda turaza gushyiraho nimero yawe. Ariko muri ibyo byose mu buhamya bwawe burebure nirihe somo rikomeye wakuyemo? Isomo nakuyemo isomo ryo kudapfa kwirukanka ngo ufate ngo umuntu ngo uramubonye nyine yasetse ngo bikini biki imbere mu muntu harimo ikintu gikomeye. Nakuyemo isomo ry'uko burya umuntu ari mugari. Yego umuntu ni mugari kandi ni muremure. Umuntu ni mugari kandi ni muremure pe. Uriya mugabo aranyigishije amasomo menshi cyane byagezeho ndwara igifu ndwara umutwe numva ndapfuye. Dore nakoze impanuka aya menyo yanjye ureba. Nakoze impanuka ndagwa nguye nyoba ubwenge amenyo acikamo banjyana kwa muganga ari amafaranga nari mfite ari ibyo nari mfite ndaheba. Yamamagaye rimwe abonye narabyimbagatanye gutyo yongeye kumvugisha narakize. Yego abantu badukurikiranye barebye iki kiganiro bumvise imvo n'imvano n'ubuzima wabayemo n'ubyo waciyemo n'uburyo wahemukiye n'abo wizeye umuvandimwe wawe umugabo wawe. Bagira umutima w'urukundo barebe icyo bagufasha abana barye. Dore ejo bundi ni ku ishuri abana baba bakeneye agakayi. Abantu baze kugira umutima w'urukundo bagushyigikire kuko abantu barabyumva cyane. Ibikomere byose wahuye nabyo ubuzima bwose waciyemo yewe ubuhamya bwawe ni burebure ntago twabuvuga nonaha ngo tuburangize. Ndumva twasoreza kuri iki ngiki dutange nimero umuntu ufite umutima w'urukundo uretse ko natwe turi buze kuyishyira hejuru agukorereho umugisha. Byaba biri neza rwose nabangiriye umugisha kuko n'ubundi gutitira ndi kwibaza se abana ubu biragenda bite. Uwo wabyaye yaboreye mu nzu nta gikoma ntaki narumiwe ngewe nta kintu nkora cyane burya kugira ngo umuntu aguhe ifi yakugisha uko yiroba. Buriya mbonye n'ubushobozi bw'igishoro nkacuruza byambera byiza nkabasha no kubaho. Imana rero baho umugisha. Inomero yanjye ni 0788 71 81 31 0788 71 81 31. Ibaruye kuri Sauda Jeannette. Sauda Jeannette Imana iguhe umugisha cyane. Imana ikurengere. Imana ikube hafi. Imana igira ikirema kindi gishyashya. N'ubundi hari ubwo wayibonye n'ubu ndakwifuriza ko yakongera kukwihishurira kandi Imana ikorera he? Ikorera mu bantu. Kandi igitanga amahirwe ya kabiri nayo turagushimiye rero twizere ko hari icyo Imana izakora. Yego murakoze cyane. Murakoze.